Bavandimwe bwoko bw'Imana, inshuti z'umusaraba, turabasuhuza mu izina ry'umwana w'Imana Yesu Kristo. Ni umuvandimwe wanyu Patrick Haruna, nifuje ko kugira ngo aka kanya ngewe nawe tubonye, yenda twari turi mu kazi ariko duhawe ikiruhuko, yenda twari turi mu rugo turangije gukora uturimo two mu rugo, cyangwa se twari ahantu mu karitsiye twicaye turimo kuruhuka, mu buryo bumwe cyangwa mu bundi. Umwana w'Imana akanya abonye ntago ajya agakoresha mu byo gukina, ahubwo iteka ashaka ibimwungura muri ubu buzima, agashaka n'ibimwungura mu by'umwuka. Ibintu bibiri, iyo myanya uko ayibonye ntago ajya ayipfasha ubusa, kubera ko turi kuri isi ariko iwacu ntago ari kuri isi n'ahandi. Kubw'ibyo akano kanya tubonye ndakwinze kugira ngo tugakoreshe neza. Ariko mbere ya byose reka tubanze duhamagare imbaraga mvajuru zibashe kutuyobora kugira ngo habe komunikasiyo ihagije hagati yacu n'ijuru. Amen. Uhoraho Mana Data, turagushima, turaguhimbaza, urakoze kutugirira neza, ngewe na mugenzi wanjye, ngewe na mukuru wanjye na mushiki wanjye, ngewe na bene data tubonye kano kanya ngo tuze imbere yawe Databuja. Turakwinginze ubashe gufungura imitima yacu, twumve icyo dushakaho muri aka kanya. Baba, turasenze kugira ngo Umwuka Wera agomeze atuyobore, imbaraga ze mvajuru zikomeze zituyobore muri iyi minsi, cyane cyane harimo ibigeragezo, harimo n'ibyo tutabona uko twita amazina yabyo. None Baba, duhishurire, tugenderere, reka dutangirane nawe kandi turangizane nawe mu izina ryawe ryera. Amen. Bavandimwe, nk'uko nari mbivuze, ntago ari iby'igiciro kubona akanya nk'aka ngaka umuntu agakoresha mu byo yishakiye. Byaba ari byiza umuntu agakoresheje mu bimwungura mu by'umwuka. Inshuro nyinshi umwana w'umuntu wese yava akagera, yaba umupagani, yaba umukristo, yaba umukene, yaba umukire, usanga turimo guharanira kureba ukuntu twabaho neza, ukuntu twakwiyubaka hano kuri isi, ariko tukibagirwa ko hano duhari iminsi mike cyane. Icyo kintu kigatuma iby'umwuka bituvaho. None igihe umwami Yesu Kristo yazagaruka nk'uko yabitubwiye kandi nk'uko tubyizeye, ukazasanga wibereye mu byawe gusa, ariko iby'Imana turabyize kando ugasanga mu by'umwuka bituzuye, ntacyo bitumariye, ku buryo uhora witekanye n'ingabo yavuga ngo bana banjye, ngo ubwoko bwanjye, ngo bitewe n'uko mwitwaye hano kuri isi, ngo nimwize mwicare iburyo bwanjye. Ndakwinginze, nubwo dufite ibidusonga hano kuri isi, twe kuzajya iruhande aho Yesu azashyira ihene, ahubwo tuzagerageze kugira ngo tujye ahazashyira intama. Uyu munsi dufite icyigisho kivuga ngo gutwara igikombe cyuzuye birarushya. Gutwara igikombe cyuzuye birarushya. Mbere ya byose ariko reka tubanze dufungure isomo ry'urufunguzo dusanga muri Zaburi ya 23 umurongo wa mbere kugeza ku wa 6, niho dusanga impuzo. Iyi Zaburi yari ya Dawudi, iravuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, andyamisha mu cyanya cyuzuye ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Untunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, unsize amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Aho hantu uhace umurongo, igikombe cyanjye kirasesekara. Ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyomaho iminsi yose nkiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Imana yacu itugire neza. Haleluya. Iyi ni Zaburi ya Dawudi. Ni Dawudi washimiraga Imana avuga ati igikombe cyanjye kirasesekara. Ni ukuvuga ko Dawudi yari afite umunezero,
abona ibyo bigenda neza. Byanga bikunda, ngira ngo buri muntu wese arazi neza ukuntu Dawudi afite impande zibiri. Hari aho Bibiliya itwereka Dawudi akora ibintu bibi, nk'ari yafashe umugore wa Uriya ku ngufu akaza kwica na Uriya, ariko hari ahandi henshi cyane hatwereka Dawudi akoze ibyiza byinshi cyane. Mana yake ibyiza Dawudi yakoze nibyo byinshi cyane. Ibibi yakoze yicujije imbere y'Imana, arapfukama asaba imbabazi, Imana nayo iramweza. Kubera ko n'ubundi Abaroma 3:23 hatubwira ko buri muntu wese yakoze ibyaha bituma tudashyikira ubwiza bw'Imana. Ubwo ibyo rero buri muntu wese ni umunyacyaha, ahubwo kwizera Imana no gukiranukira Imana no kuyisaba imbabazi n'imbaraga nibyo bituma twemerwa imbere y'Imana. Ariko kubaho utagira icyaha byo, turafite kwanza icyaha twavukanye. Isi iragenda iducokoza mu buryo bumwe cyangwa mu bundi. Umuvandimwe rero, abavandimwe, icyo tugomba gukora ubwoko bw'Imana ni ukwiyegereza Imana, tukagerageza kuba maso, tukagira gute akantu kose, ariko ikiri cyo gituma twita abakiranutsi, ahubwo twese twitwa turi abanyabyaha, ahubwo ntabwo turi ruharwa, turi abanyantege nke. Uyu Dawudi yarimo gushimira Imana ko igikombe cyuzuye. Bavandimwe, nkeka ko uyu nguyu atari Dawudi wenyine. Isi yacu iriho abantu benshi bafite ibikombe bituzuye, ariko barahanira kugira ngo byuzure. Igikombe gicagase kirabaza cyane. Igikombe cyuzuye ni ukuvuga ko urarya ugahaga. Igikombe cyuzuye ni ukuvuga ko mu kazi bigenda neza. Igikombe cyuzuye ni ukuvuga ko igihugu cyawe kirimo amahoro. Igikombe cyuzuye mariage yawe imeze neza. Igikombe cyuzuye ni ukuvuga ko aho utuye, aho ukora, amasomo biragenda neza. Ni nkaho yes, nubwo utuye kuri isi, ariko uravuga ati angarawu, nubwo ndi hano kuri isi iriho ibyaha, iriho ibibi, ariko mfite icyo ndya, mfite icyo nywa, indobo yanjye imeze neza. Hari igihe umuntu ajya kureba kabisa akavuga ati kugeza kuri uyu munsi ndabona ibintu bimeze neza. Ni nayo mpamvu umuntu ajya agenda ngo akajya gutanga ituro ryo gushimira Imana kuko ari amahoro. Akaba atari icyacu umutanze, akaba atari iki, ukajya kujyana ituro ry'uko uri amahoro. Ni cya gihe ujya kubona ukabona ibyawe biragenda neza. Iki kintu rero buri muntu wese arabyishimira. Abemera Imana bishimira igikombe cyuzuye, abahakana Imana bishimira igikombe cyuzuye. Buri muntu wese, ndetse hari n'abantu bajya bakira agakiza ngo kugira ngo igikombe cyabo kizuzure. Ariko ho ndagira ngo nkubwire ko igikombe cy'isi kugira ngo cyuzure sibyo biranga ko Imana yaguha agakiza. Iyo urebye neza usanga kuri isi abantu benshi bafite ibikombe byuzuye, si ukuvuga ko bagendana n'Imana. Hari n'abo tuzi bari abapagani mpaka bakajya banebyivugira, ariko asanga ibikombe byo biruzuye. Iki gikombe rero iyo cyuzuye, nubwo tukirwanira cyangwa se nubwo bamwe tubifite, igikombe cyuzuye kirarushya. Imbere yanjye hano hari urugero rwiza nazanye. Urabona hano mfite ibikombe bibiri, icy'iburyo n'icy'ibumoso, cyuzuye ibinyampeke cyangwa se ibinyamavuta twakwita ubunyobwa. Reba neza, iki kiruzuye, noneho kirangije kirenze kuzura, kubera ko iyo kiba kimeze gutya, ibona kiruzuye kiranaseseka, cyarenze aho bagikoreye, ubona cyagize gutya n'umugina, ariko kino kiracagase. Iyo umuntu afite kino gikombe aba afite agahinda. Iki cy'ibumoso avuga ati nzagira gute nuzuze icyanjye cyuzure nk'icya runaka. Uba ufite agahinda, ufite wasi, wongeramo imbaraga, ndetse ukongera ugasenga. Ni ibintu byiza cyane. Ugasenga kugira ngo nawe igikombe cyawe kizuzure, abana bawe bajye ku ishuri, urye uhage, abana bawe barye 3 ku munsi, abana bawe barye ibijumba babihage mpaka babiterane. Ubashe kubaho utikopesha, ubashe kubaho udasabiriza, ubashe kuba mu nzu itakuvira. Niyo aba ari amabati 25 ariko ari yaba atari yo wikopesheje. Iyo ufite kino gikombe uba ufite ibibazo, ni handi ubuvirwa, ni handi uri mu nkambi, ni handi uri mideni, ni handi amanota ku ishuri atagenda neza, ni handi igihugu kiba kitari umutekano, ni handi igihugu kiba kirimo imvuru za politike, ni handi uba wumvise inkuru ziturutse kuri radio nationale y'igihugu, ni handi wumvise intambara, ni handi wumvise akazi kabuze, ni handi wabuze ibyangombwa, ni handi wabonye inkuru mbi, ni handi urwaye, ni handi umugaye, ni handi ibya bitagenda neza.
kino gikombe. Ariko kino gikombe turimo guharanira ni hahandi usanga umuntu ibye bisa naho bigenda neza. Yes, ndabizi isi nubwo iriho ibibazo, ariko hari abantu b'abakristo, hari abantu bari kuri iyi si bafite ibikombe byuzuye. Mu izina rya Yesu Kristo uragahorana igikombe cyuzuye. Mu izina rya Yesu Kristo uragahinga weze, urakagira diplome yo mu rwego rwo hejuru. Mu izina rya Yesu Kristo ni nabyo umwuka wera adushakira ngo dushyireho imbaraga. Uwiteka Uhoraho Nyir'ingabo yabwiye Adamu mu busitani bwa Edeni, amaze kumushyira mu busitani bwa Edeni, arabwira ngo hingira buno busitani kugira ngo buhore bumeze neza. Hari ibyo Adamu yagombaga gukora, kandi twabonye abavandimwe bacu bagiye bakoresha umuhate kugira ngo bashe kuza ibikombe byabo. Bavandimwe, ndazi neza ko uyu munsi dushobora mu buryo bumwe cyangwa mu bundi ushobora kuba ufite igikombe cyuzuye, ukabusenga uri umukristo wizera Imana ugendana, ariko ufite igikombe cyuzuye, ufite utwurya, ufite n'utwo wambara, ufite n'iki, mu mashuri biragenda neza, ufite igikombe cyuzuye. Hari n'abandi badafite igikombe, bafite igikombe gicagase. Uyu muntu ufite igikombe cyuzuye ndagira nkubwire kwamba ube maso, nkuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo gutwara igikombe cyuzuye birarushya. Wowe ufite kino gikombe cyuzuye, itonde cyane cyarushya. Uyu munsi ntiwakirukankana, uyu munsi ushobora no kukibika ahantu, ne wasitaraho gatoya kikameneka, byose bikameneka bikajya hasi. Uyu munsi igikombe cyuzuye ntiwabwira umwana ngo nakikuzanire, kubera ko umwana bataramenya ubwenge aza yirukanka bikadandabira, nayo niba ari amazi, niba ari igikoma akabimena, niba ari utunyobwa nk'utu ngutu akatumena. Kirarushya. Uzarebe niyo cyuzuye giteretse ku meza baguhaye amata yuzuye, uterura witonze, utajugumira, utagira gute, kuko kujugumiye gato amata urayabyarira cyangwa se uramena nk'uko abikigiye bavuga. Ariko iyo gikombe cyagase uterura gutya moja kwa moja. Niba ujugumiye urwaye indwara yo kujugumira nk'abasaza babarwaye, urihangana nyine ukakinywa, kubera ko kibagize kiroroha cyane kugitwara. Igikombe cyuzuye, umukristo afite igikombe gicagase, bimutera indi power, biteza indi mbaraga zo gusenga cyane, bimutera imbaraga yo kwireba mu mutima we, atari ku Mana. Nubwo ndimo gusaba nubwo ndimo gusaba Imana igikombe cyuzuye, nubwo nagiye ikanyarira, nubwo nagiye mu cyumba cy'amasengesho, ariko nanjye hari iby'Imana ngomba kuyuzuriza. Hari kamere iri muri njyewe, kamere yo kuvuga nabi, kamere yo gutekereza nabi, kamere yo kwanga bagenzi banjye, kamere yo guhakana cyangwa se gupfobya iby'Imana, kamere yo kwanga abaturanyi banjye, kamere runaka, kamere yo kurya ibyanjye, kamere yo kudatanga amaturo kandi ndi umukristo, kamere yo kubeshya, kamere y'amanyanga. Kubera ko ufite kino gikombe, Mwuka Wera kugendera ati nibyo uransaba ko uzi igikombe, ariko Mwuka Wera kugendera avuga ati mbega kunsaba kino, we yamaje kuza biriya. Mwuka Wera ajya tugenderera, noneho tukajya mu cyumba cy'amasengesho, tukabanza kwiyeza, kwanza kwikuraho imyanda kugira ngo igikombe cyacu cyuzure. Uretse ko n'Imana atari ngombwa ko kucyuzuza, ni amahirwe kugira ngo cyuzure. Ntabwo cyuzura kubera ko twasenze, ni amahirwe ugira kugira ngo cyuzure. Ariko umuntu ufite kino gikombe ajya agira amasengesho y'umwihariko. Kwanza iyo ari umukristo mwiza yibonaho kamere ziwe, ntabwo ajya yirata. Ariko iyo ufite kino gikombe birashoboka gwa mu rwobo rwo kwihishyira hejuru. Ngiye narize, mfite master degree, naravutse nsanga sogokuru afite inka, naravutse nsanga baba afite imodoka, njye ubwiriza neza, kwereka nzi Igifaransa, nsoma ibitabo byose mu Gifaransa no mu Cyongereza n'Ikinyarwanda n'Igiswahili, maze imyaka 28 ndi umuvuga butumwa, ndende namaze no kuba intumwa, ngenda mu bihugu byose, ndakomeye. Ukagenda ukishyira hejuru, nzi gufata amasomo mu mutwe, ibintu nk'ibyo. Umukozi wo mu kazi nabati narize, narametirije imashini zo ku ruganda zose ndazizi, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ukagenda ukamera nk'umunyapolitike kandi uri umukristo kubera igikombe cyuzuye. Simvuze ko buri mukristo wese ufite igikombe cyuzuye ajya yishongora cyangwa ajya arangara, ariko bariho turanabazi, tujya tunabumva. Igikombe cyuzuye kirarushya ndugu yangu, igikombe cyuzuye kirarushya ndugu yangu. Uyu munsi hari ubwoko butatu bw'ibikombe byuzuye biri hano kuri iyi si, nibyo tugiye kuganiraho kuri uyu munsi. Igikombe cya mbere cyuzuye ni igikombe cyuzura kubera umwete. Umuntu agahinga agashyiraho umwete, muvandimwe wanjye, ugacuruza ugashyiraho umwete, ugatangira gucuruza. Abandi bita ngo ni matchinga. Usanga bacuruza imiswaro, bacuruza
utuvuta mu ntoki, bacuruza amavoka, bacuruza imineke, ugashyiraho umwete ukazamuka, ukigurira ibyo kurya, ukigurira ibyo kwambara, ukazamuka ucuruza utuntu tuduconco tudogo, ukagera ku mutwe uva mu isoko ry'irunaka ujya ku rindi, ejo ukagura ibasikeri, ukazamuka ukagira gute, ejo ukagura ipikipiki, ejo ukubaka inzu, ejo ukagura abana ba ishuri rya prive kugira ngo bizamure bige imyuga, bige kubaza, bige gukanika n'ibindi. Ugashyiraho umwete mpaka ubwo uzageraho ugura za rukururana cyangwa uzigera mu ruganda. Ukuzuza igikombe cyawe moja kwa moja kubera imbaraga zawe washyizemo. Igikombe cyawe kikuzura, ukajya ku ishuri ukiga neza, amasomo ya mwarimu ukayatekereza neza, mpaka no mu rugo ukajya n'ibyo wigomwa, no mu bukwe ntugiye kubera iki urimo gushaka diplome, urimo uriga ngo umenye Icyongereza n'Igifaransa, umenye imibare, umenye theology, umenye ibintu byinshi cyane, aribyo bizatuma uba engineer, bigatuma ubona umwanya wo kuba minisitiri, bigatuma ubona umwanya wo kuba umukozi w'uruganda, bigatuma ubona umwanya wo kubaka amazu, bigatuma ubona umwanya wo kumenya gukanika imodoka neza n'amatelefone n'ibindi byose. Niho ujya kumva umuntu afite master degree, ngafite impamyabushobozi, impamyabumenyi imanitse cyane. Ukajya kubona ko abantu muri ibyo bintu wabonye umaze kwibakiramo akazu ndetse n'amazu, ndetse ukagerageza no gufasha abantu. Uri umuntu uriyambika, ntabwo usabiriza. Imodoka ufite si ideni, inzu ufite si ideni, icyo ufite cyose si kideni. Ugasanga barazamutse, wiguriye akagare kubera ko wateye urutoki, uhinga ibishyimbo, uhinga amasaka, wahinze imboga, uhinga amashu, uhinga karoti, ushyiraho agatuza mpaka uruhira no mu ruzuba, ushyiraho agatuza. Igikombe kiba cyuzuye kubera umwete wawe. Manake kino gikombe kiruzuye mu buryo bwemewe n'amategeko y'Imana, kandi kiruzuye mu buryo bwemewe n'amategeko ya guverinoma y'igihugu cyawe, mu buryo mpuzamahanga, mu mategeko y'igihugu mpuzamahanga. Icyo gikombe kiba cyuzuye. N'agatuza kawe bakoresheje ujya kuri mishike, urazamuka mpaka umaze kubaka amazu. N'agatuza kawe bakoresheje mu gihe cyo muki ujya mu bishanga, urarima mpaka ucukura amariba, uhira imboga n'inyanya n'ibitunguru, uragurisha. Imana tugire neza cyane. Kikombe cyuzuye kubera bihwanye n'amategeko y'Imana na guverinoma. Kiasi kwamba ufite Daihatsu itagucira urubanza, kiasi kwamba ufite imodoka itagucira urubanza, kiasi kwamba ufite akagare kawe k'amadolari 35 katagucira urubanza, kiasi kwamba ugurura umugore wawe igitenge kitagucira urubanza, kiasi kwamba wiyambara isaha nziza itagucira urubanza, kiasi kwamba wibakiye akazi kawe katagucira urubanza. Nta manyanga yabayemo. Wari ufite iduka, umuntu akaza kugura igitenge cy'amayero 800, cy'amayero 800, cy'amayero 35, igitenge cy'amayero 35, wamureba nubwo wamenya ko ari umushamba atazi ibyo aribyo, ukamubwira ngo ntabwo wigeze umubwira ngo ni 45. Abantu benshi b'abakecuru, abantu benshi batabizi, yagiye mu mujyi kujya kugura imyenda cyangwa kugura ibindi bintu runaka, abacuruzi babi bakunze kubarira kujisho, abona ko ari umushamba, ari umuntu wo mu cyaro, akazamura igiciro. Ariko nubwo wamenye ko ari umushamba, ari wo mu cyaro, atazi iby'ibiciro, wamugurije ku giciro kizwi na leta, cyemewe n'amategeko. Ukumva ibyo ufite byose nta kigucira urubanza. Mwuka Wera ntaga gusuta, ntaga gusunika kwamba iyo nzu ni y'amanyanga. Manake ibintu ufite, guverinoma n'Imana n'abaturanyi bawe n'umutima wawe birahamanye neza ko ibyo bintu atari by'amanyanga, ni ibintu wakoze. Icyo ni igikombe cya mbere kubera umwete. Hari igikombe cya kabiri cyuzura kubera amanyanga, kugoreka iminzani. Ugasanga umuntu uje igikombe cye kabisa kubera kugoreka iminzani. Ni umucuruzi, imodoka irava mu karere igira runaka, mwavonye karama amashiringi 200 y'amatanzania, ariko mwamara kugera runaka kubera ko umurusha igitugu umaze kumugezaya uti ni 250. Tini wanze kati 250, mazutu yarazamutse ibi nibi. Nawe kubera ko yanga amahane akakongera 50, kandi mwavuganye 200. Ibisi yari 200 ariko mwongera 50 kubera ko uramubeshye. Uti mazutu yarazamutse ibi nibi, nange sina muri cyo mbona imodoka ya Kihomba. Numushyira agatuza ugakoresha amanyanga, yamara kugenda ukavuga ngo mare wajinga huriwa n'abadudu. Kubera iki amanyanga umuntu abakoresheje? Umuntu akaba acuruza ibishyimbo, aho kugira ngo umuhe ikiro cyuzuye, ugajya umunzani ukawukora utuntu, ukagenda ukaba garama 900 sibiya ngahe, ugakuraho amagarama runaka. Wamara gukira ukavuga ngo mare wajinga huriwa n'abadudu. Ugasanga umunyapolitiki amaze kwigwizaho imitungo ya leta, ya mafaranga duhabwa n'ikigega mpuzamahanga, ya mafaranga duhabwa na ONU ngaze gufasha ibihugu byacu. Ugasanga umunyapolitiki, president cyangwa se abamwungije bafite ukuntu bakora utuntu no bakigwizaho imitungo, yujuje ibizuba, afite inganda mu mahanga, afite iki byose, yarakize mpaka
amanyanga, ugasanga igikombe cye cyuzuye kuri amanyanga. Iki kibazo none tujya tukunze kukibona mu banyapolitiki, ugasanga guverinoma yahakaniye ingoma ya cyami yayikuyeho, ari ugasanga perezida runaka niwe utorwa bahora bahindura itegeko nshinga kugira ngo agume yiyamamaze, kubera ko aravuga ngo mvuye ngibi byagenda gute, mvuye bingiye byagenda gute, agakoresha amanyanga mpaka agahora atorwa, igihugu kigarukamo ubwami, kandi mu itegeko nshinga handitsemo ko ubwami babusezereye. Ashaka kugira ngo ame ku butegetsi, azaha abahungu be cyangwa se azaha inshuti ze cyangwa se abandi akunda, yikubira amanyanga. Icyo gihe aba ari amanyanga. Umuntu ukora amanyanga ni ibintu umuntu akora cyase kwamba niba ashaka kumujyana mu rukiko, niwambona uko umugira akora, ni amayeri akoresha, ni karita, ni kararyamye, ni amanyanga. Yo ni amanyanga. Bene abantu babagira igikombe cyuzuye. Ikindi kubeshya diplome, ugasanga umuntu afite diplome yo kubeshya, cyane cyane nko hambere ikoranabuhanga ritaraza, umuntu agasanga afite diplome yo kubeshya kandi ukabona akazi, ugasanga nawe uragira wamara kuvuga uti Maria bajinga hurewa na wadudu, umaze kwitwa engineer kandi ugeze ube engineer. Icyo ni igikombe cya kabiri, igikombe bita ngo gukoresha amanyanga, cyuzuye kubera amanyanga. Hari igikombe cya gatatu, gukoresha igitugu. Igitugu n'amanyanga ndakwinginze tubashe kubitandukanya. Igikombe cyuzuye kubera igitugu ni handi umuntu afata akakubita urugi rw'umuntu akaza akamutwara imitungo ye, byaba nijoro byaba kumanywa. Ntago wiba, ntago umucunga yagiye guhinga, ntago umucunga asinziriye ngo utobore urukuta, ukubita idirishya ukaricamo mojya kwa mabiti zana amafaranga yose, nubuzi nahabitse, umujura nabaza nahabitse, ukayazana mpaka nayo mu isogisi no muhimba ukayazana, wareba nawe akagutera n'icyuma. Icyo ni igikombe cyo gukoresha igitugu. Ukajya usanga umuntu arajya kwiba kuri banki ku manywa y'ihangu, ibanki azikwirinzwe n'abapolisi batatu, ariko akagenda kubera ko ari igisambo byaba nitajyambazi sugu, ari jambazi sugu, bagatwara imbunda bakabanza akagenda bakarasa barya abapolisi batatu baharinze barinze kuri banki, bakinjiramo bagahoremesha abakozi bose bahakora, bakabambura imitungo yabo. Bamara kubambura imitungo y'amafaranga bakayatwara, hajya n'abapolisi bakurikirana bakarasana nabo bakayatwara ku gatuza. Ugasanga abantu bafite ibikombe byuzuye. Ujye ubona iwacu muri Afurika abasirikare cyane cyane inyeshyamba bajya baza bakagota umujyi runaka, bamara kugota bagafata abaturage bakavuga ati mupakize imodoka zira mupakiza amaduka yose, inuza bakabitwara umujyi bakawureka, kubera ko inyeshyamba inshuro nyinshi ntabwo zifata umujyi kubera ko zishaka kuwubamo, ziwufata mu kanya gato zije gusahura imitungo zikisubirirayo. Bene ibyo bikunze kuba n'inyeshyamba, gukorwa n'inyeshyamba z'ingegera zirwana zitazi ibyo zirwanirira. Umuntu urwana, inyeshyamba zirwana zifite ibyo zirwanirira bigaragara, ntabwo zijya zikora ibyo bintu. Ariko abari n'inyeshyamba twakwita ingegera, abo ni bavuga ati nubwo twafashe Uvira, nubwo twafashe Goma, nubwo twafashe gute, ariko bazahadukura binyuranyije n'amategeko ya ONU, bitunganyije amategeko y'igihugu, kandi baturusha imbaraga, twabibye umugono none umujyi twawufashe, bagasahura bati tuzahava n'undi, bakayikura bakagenda batarana barasa. Abo bantu bagenda basahuye igihugu, bagenda basahuye umujyi, ibintu umujyi bakawupakiza bagafata abaturage bakabatwara. Icyo nicyo bita gukira ukoresheje igitugu. Bavandimwe banjye, muri ibyo bikombe bitatu, igikombe cyawe cyuzuye mu buhe buryo? Washyizeho imbaraga, ukora utaruhuka, cyangwa se ukora ushyize nako umwete, washyizeho umwete, wakoresheje amanyanga cyangwa wakoresheje igitugu. Mu buryo bumwe cyangwa ubundi, igikombe cyuzuye kirarushya, niko umutwe w'amajambo uvuga. Igikombe cyuzuye kirarushya. Igikombe cyuzuye kirarushya. Ntushobora kukirukankana ugitwara neza, bibaye ngombwa ko yirukanka birameneka. Igikombe cyuzuye kirarushya, cyaba icy'amazi, cyaba icy'amata, cyaba icyayi kirarushya. Ndetse niba ari icyayi cyuzuye neza, nibona uko ugihoza, kigeze ahangaha nibwo ubona uko ugihoza neza, ukagihuhamo kikaza guhora. Ariko ari icyayi, igikombe cyuzuye icyayi kabisa gishyushye, ugashaka gushyira ku munwa igihe utarahoza, tayari umwuka wacu ukubabura amazuru. Igikombe cyuzuye ndugu yangu kirarushya. Kugitunga birashoboka, abantu benshi uyu munsi birashoboka abakristo ufite igikombe cyuzuye ndugu yangu, cyangwa se ugabuharanira kuzacyuzuza. Birashoboka ufite igikombe kituzuye ukabuharanira kuzacyuzuza, menya ibibi byacyo, nuko ukitondera. Igikombe cyuzuye kandi nanone birashoboka ukaba ufite igikombe cyuzuye ndugu yangu, icyo cy'amanyanga ntacyo gifite, icyo cy'igitugu ntacyo gifite, kiragatsindwa mu izina rya Yesu Kristo. Ariko birashoboka ko ufite igikombe cyuzuye. Erega si ngombwa kugira ibimodoka, erega si ngombwa kugira diplome mu rwego rwo hejuru, erega iyo wowe na Mwuka Wera uba ufite agapantaro kamwe, ariko ukavuga uti igikombe cyanjye cyuzuye, kubera ko Mwuka Wera akuyobora, uranyurwa. Ushobora kufita akagare kakajaganya, ariko kubera ko n'Umwuka Wera ukavuga uti ndanyuzwe, ukanyurwa n'ukuri. Ushobora kuba
ushobora kuba urya kabiri ku munsi gusa, ariko kuberwa n'umwuka wera, kubera isi iri kuri uzi neza ibera kuri isi, ukumva unyuzwe n'ukuri. Ushobora kuba uri kigingi, ariko kubera ko uyoborwa n'umwuka wera ukumva uranyuzwe. Ushobora kuba uri umuntu ukubura ku muhanda, ariko kubera ko uyoborwa n'umwuka wera ukumva uranyuzwe. Iyo umuntu ayoborwa n'umwuka wera no mu Kristo, inshuro nyinshi abona ko igikombe cyuzuye. Hari abantu b'imfubyi, hari abantu b'abapfakazi, hari abantu b'abarwayi, hari abantu b'abafungwa, hari abantu b'impunzi bari mu makambi, ariko kubera ko bayoborwa na mwuka wera, bazi ibyanditswe byera, bazi ibyahanuwe, ibikombe byabo babona ko byuzuye. Izina ry'Imana haduwe icyubahiro. Igikombe cyuzuye kirarushya ndugu yangu. Igikombe cyuzuye kirarushya ndugu yangu. Reka nkubaze, iyo turebye mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 28 umurongo wa 20 umurongo wa 18 kugeza 22, tubonamo inkuru y'umugabo bita Yakobo. Yakobo yahagurutse iwabo, ise na nyina Rebeka na Isaka bamwohereje ngahunge Labani, ngahunge Esawu, ngo ajye kwa nyirarume ngazabeyo. Igihe yarageze mu nzira, igihe yararyamye ngakaza kubona urwego, yaje kubona Imana, avugana nayo. Amaze kuvugana n'Imana, umwana w'umuhungu umutima urishima. Aravuga ati ahantu undi naraye, kumbe ari Imana ntabyo narinzi. Maze aravuga ati Imana ukubona nkubonye, ati ndakwinginze. Imana imaze kubwira ry'amajambo ko azaba umuntu ukomeye. Imana aravuga ati ndakwinginze, uru rugendo ngiyemo, iriya ngiye, nimbona umpaye utuzi two kunywa, ukampa n'ibyo nambara, ibyo kurya n'ibyo nambara, nanjye nkazagenda. Iyo ngiye nkazagaruka kwa data amahoro, nanjye ibyo nzajya mbona byose nzajya nkuntangira mu 1/10. Umva uko Yakobo yasabye. Kuki Yakobo atasabye ati nzaho umugwiza atunga ukomeye cyane, nzagira intama nyinshi cyane? Amaduka yo ntayariho, ikoranabuhanga ntayo byariho, uwenjine ntabyo ari. Ariko yatasabye ati nzagira intama zitabarika, nzagira inka zitabarika, nzagira ababoyi n'abajana n'abagaragu n'abasirikare n'iki byose, maze nzabona uko ngaruka mirike kare akabwa kitwa Esawu kashatse kugira. Nzagira imbaraga, nzagira amagara meza n'iki byose. Yarasabye ngo uzame icyo kurya n'ibyo kunywa. Manake nukurya 3 ku munsi, full stop, cyangwa se 2 ku munsi. Nukurya gahaga, nukubona ipantaro yo kwambara, si ipantaro 8. Nagara akabati kuzuye impuzu yasabye, nagari ibitama yasabye, ibyo ndya n'ibyo kunywa. Uyu munsi dufite abantu benshi bari kuri iyi si, usanga akazi ke nako kugenda akubura ku bipangu by'abantu, ararya bamutwo dukeya akarya, ukusanga akarya 2 ku munsi cyangwa 3 ku munsi agahaga. Na Tagiri nawe akarya 3 ku munsi. Babantu bombi bose uko ari babiri, Tagiri nukora akazi ko kubura ku bipango by'abantu bose bararabahaze. Ibi ndabizi kubera ko nakoze ikazi zibaye za Juwakari nk'izo ngizo, nkorera abakire, nararyaga nkahaga. Ariko n'umukire nawe akarya gahaga. None uyu mukire yagiye mu nzu, nanjye nkajya mu nzu, twese ntidusinzira kuko twariye dugahaga. Mana yake Yakobo yashaka kunyurwa n'ibikeya, ibindi bikazaza baadaye. Kuki atasabye byinshi cyane? Imana tugire neza cyane. Ahandi tubona ni mu gitabo cy'Abami ba mbere igice cya 3 ku murongo wa 4 kugeza ku 13, ngira ngo aho Salomo yaramaze kwimikwa, maze Imana ikamugenderera ikabwira Salomo ngo nzabe icyo ushaka. Salomo nigeze atindiganye, yavuze ngo baba ngo mpubwenge. Aravuga ngo mpubwenge. Mana yake Salomo ntabwo yavuze ngo baba ngo ndabizi ko uziko mu gihugu cya Isiraheli ngo arije bajya bivuma gatenya ngo kajya kurwanya umwami, ngo uzampa imbaraga ngo akantu kazandwanya ngo nzagasye nzagira. Salomo ntabwo yavuze ati uzampa imbaraga maze igihugu nyubake amagereza menshi aruta amashuri, abantu bose bandwanya nge mbashyira muri gereza abandi mbice. Uzame kuba abantu bantinya, navuga abantu bagahungabana, imitima y'abantu igahungabana. Ntabwo ariko Salomo yavuze. Ntabwo Salomo yavuze ati baba urazi ko mu gihugu cya Isiraheli dukikijwe n'Abamoni, n'Abamoabu, n'Abafilisitiya, n'Abanyatiyopiya, n'abantu batwanga bashobora kudutera. Uzampa imbaraga nihagira kazajya kavuga kajye kaza nka sekure katarinjira mu gihugu cyanjye. Uzampa imbaraga dusubire mu gihugu cya Misiri tujye kubagira baretwa nkuko bagize basokuza baretwa. Uzampa imbaraga nsubire mu Moabu tuyomeke ku gihugu cyacu. Yaravuze ngo uzampa ubwenge. Ntabwo yasabye igikombe cyuzuye. Uretse ko Imana yaje kumuha igikombe cyuzuye ikacyuza baadaye, ariko si cyo yasabye. Ahubwo iyo dusomye ibyanditswe byera neza, dusanga Salomo nyuma yo kuza igikombe cye cyaramuruhije cyane. Uretse ko nyuma mu busaza bwarimo kugenda arembera, yasabye Imana imbaraga, natwe akadugira inama. Bavandimwe, uyu munsi ufite igikombe cyuzuye cyangwa kiracagase? Uragahorana igikombe cyuzuye. Uyu munsi dufite abantu batuye ku mugabane w'Iburayi benshi dufite ibikombe byuzuye.
ariko ngira ngo ibyo bikombe byuzuye birimo biraturushya, ariko ntushobora kwemera ko bikurushya igihe ufitiye ijisho rimwe cyangwa amaso abiri y'umwana w'umuntu. Bavandimwe, dufite hano ku Burayi abantu bafite ubushobozi bwo kurya no kunywa no kwambara, abantu b'abanyamashuri, abantu batunzwe n'akazi, abantu batunzwe na bizinesi zabo, amaduka, gutumiza ibintu mu mahanga, kuba uri enjeniyeri, kuba ukora mu biro, kuba uri umuganga, kuba uri umuki, yani utunzwe n'izi kazi twakwita zivana n'ubucuruzi n'amashuri. Iki ibikombe byuzuye biraturushya cyane. Nawe niba utaracyuzuza umenye ko umunsi cyuzuye bizakugora cyane. Uyu munsi kino gikombe cyuzuye, twebwe dutuye mu migi, twebwe dutuye mu Burayi, twebwe dutuye muri Amerika, twebwe dutuye muri Aziya, twebwe dutuye i Kigali, twebwe dutuye i Bujumbura, twebwe dutuye i Kampala, twebwe dutuye i Dar es Salaam, twebwe dutuye i Nairobi, biraturushya cyane. Twebwe twirwa mu biro twandika ejo amayeri 2500 akaza. Igikombe kiraturushya cyane. Kubera ko kino gikombe kijya gidutesha ibya mwuka. Usanga ibyisi tubifite, imyenda myiza turayifite, imodoka nziza turayifite, ariko kino gikombe kijya kidukamuramo ibya mwuka, kidutera equilibre ndugu yangu. Nubwo ari cyiza, kuki niyo mpamvu navuze ngo gutwara igikombe cyuzuye birarushya. Uyu munsi hari igihe birashoboka uyu munsi bakaba batangaza icyumba cy'amasengesho ari kuwa kabiri. Uti ubwo ngewe atari ku isabato ntabwo kino cyumba nzakijyamo kubera ko ndafite kujya kurangura, uyu munsi ndafite kwiga, uyu munsi ndafite ibizami, uyu munsi ni umunsi w'isoko. That is the true 100%. Nibyo koko ni kuwa kabiri w'isabato, ntabwo ari ku isabato, ntabwo ari ku cyumweru. Ndavuga ku basenga ku cyumweru kwa mbere isabato, si umunsi w'amasengesho, kubera ko iyi si hari iminsi ibiri yo gusenga niyo twashyizeho ku cyumweru, dushyiraho no kuwa hari isabato, hari no kuwa mbere w'isabato. Iyi niyo minsi iriho tubona yo gusenga, niyo munsi twamaze gushya. Ariko umunsi wemewe gusenga wo gukuraho guterana rimwe gusa mu cyumweru ni umunsi w'isabato. Abandi bashyizeho umunsi bashakaga. Ariko noneho ukajya kuvuga uti ubwo atari ku cyumweru, ubwo atari ku isabato, nge ntabwo njya gusenga, nge mu iduka ryanjye ndafite ibiro. Ibyo ni ukuri koko. Ntabwo wari gufunga iduka ryawe kwa kabiri ngo ugiye gusenga, kubera ko usanga ujya gusenga kuwa kangahe cyangwa se kuwa kangahe. Ariko ndagira nkubwire ko buri gihe cyose ugize amahirwe yo gufungura ibyanditswe byera, buri guhe cyose ugize amahirwe yo kwiterana abagenzi bawe, iyo muhuye muri babiri batatu mu izina ry'umwana Yesu Kristo, hari imitego iva imbere yawe, hari ibintu ugenda wunguka. Uyu munsi kubera kuba mu migi, uyu munsi kubera kugira ibikombe byuzuye, hari igihe tujya dutekereza ko Bibiliya twamaje kwimetereza tayari, kandi koko Bibiliya turayizi kuva mu itangiriro kugera mu mwisho. Ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi twamaze kwifata mu mutwe. Uyu munsi hari abantu benshi bashobora kwigisha Bibiliya babumbura Bibiliya kubera ko Bibiliya bayizi mu mutwe. Ariko ndagira nkubwire ndugu yangu, uko umuntu ateranye na bagenzi be, hari imitego y'umwanzi igenda iteguka, hari ibintu biba bikugarije ndugu yangu. Ayubu Shetani yaramushatse aramuhiga, amuhigira hasi no hejuru, abura ukuntu amubona, amubura mu mvugo mbi, amubura mu mitekerezo mubi, amubura mu ishuguri z'isi, aramubura amanywa nijoro. Arangije Shetani arazamuka ajya kumusaba Imana. Ariko simpamya ko uyu munsi Shetani agushatse kukiri akakubura, agushaka kukiri akakubura, agushaka kukiri akakubura. Sinzi ko yakubura hamwe, yakubura iburengerazuba, mu burengerazuba yakubonerayo. Kubera ikintu tukigira akanya ko kubonana n'Imana, ko gusabana n'Imana, akazi dufite, diplome dufite. Bavandimwe, ndagira nkubwire ko twebwe tuba mu migi, yaba yo muri Afurika, yaba iri hano, twebwe dufite ibikombe byuzuye, twebwe tuvuga Igifaransa n'Icyongereza, twebwe twambara neza, twebwe tuvuga ari kijyana, twebwe dufite amafaranga muri banki, twebwe bayobozi dufite ibibazo bitandukanye n'ibyo abantu bari mu kijije pfiriya mu cyaro ndugu yangu. Uyu munsi dufite iyo umuntu abantu abakiba mu byaro, hari abantu babaga mu byaro, ariko uyu munsi baje i Burayi, uyu munsi baje i Bujumbura, uyu munsi baje i Kigali, uyu munsi baje muri Amerika, uyu munsi baje i Kampala, baje i Dar es Salaam, bagira igikombe cyuzuye kubera ko baraje bagira iduka, baracuruza. Umugore ni engineer, umugabo ni engineer, undi ni majoro, undi ni colonel, mwese muhuriza rimwe mu rugo. Ariko ndugu yangu, indowa nyinshi nize zirazambaratika cyane, zifite ibibazo kubera ibikombe byuzuye. Indowa nyinshi usanga umugabo aryama areba ibumoso n'umugore aryama areba ibumoso. Hari abandi biyorosa n'amashuka, umwe akagira ishuka ye, undi akagira ishuka ye. Hari n'abandi umwe agira igitanda cy'undi akagira igitanda cye. Abantu benshi, abagabo benshi ntibakibwira abagore babo ko ari sheri. Nubwo iri jambo sheri udashobora kuribwira umugore wawe mu ruhame rw'abantu,
cyane cyane nkatwe dukuze cyangwa se cyangwa tw'abakristo, nubwo iri jambo sheri utashobora kuribwira umugore wawe imbere y'abana bawe cyangwa se mu rusengero mu ruhame, ariko nibura niyo nka muri gitando ukavuga uti sheri, ni ijambo ryerekana ko ukimukunda ukabivuga ubikuye ku mutima. Kubera umwanzi yamaze kubitambika hagati, umwe yuzuye ishuguri zo ku kazi, undi yuzuye ishuguri zo ku kazi, umugore atafite stress n'umugabo atafite stress. Indoha z'abantu zirayumba. Aya mategeko kuvuga ngo uburinganire bw'abagore, aya ntago ari mu cyaro, ari muri twebwe dutuye mu migi, twebwe tuyi i Dar es Salaam, i Bujumbura, i Kigali, muri Amerika, muri Aziya, mu Burayi n'ahandi. Twebwe tuvuga Ifaransa n'icyongereza, twebwe twandikisha ordinateur ndugu yango. Ni aya mategeko akora akazi. Bari abatuye mu cyaro barya amateke n'ibijumba n'amateke n'ibigori n'iki byose, iryo tegeko nta mugore mu cyaro ryumva. Indoha zabo muri make zimeze neza. Ikindi kandi abana bacu barimo banane, nubwo dusenga, bamwe tubazana gusenga ariko tubahambira. Umwana aragira ngo agize imyaka 3 tayari guverinoma ikamutwara ikamujyana muri cya kibita ngo ni cekecheya, niba ari cekecheya sinzi ukuntu bakita ngo muri gardienne, guverinoma igatangira kumwigisha imico yabo, cyane cyane nkatwe dutuye mu bihugu by'i Burayi. Akana k'imyaka 3-4 kakatangira kwiga imico y'I Burayi, imico ya kipumbavu. Kakajya ugasanga kana karimo kwiga imicezo, kakajya gahagarara hasi kakazamura akaguru kagashyira hejuru muri saro, karimo kwiga ibyo ku ishuri bakije guceza. Nta mwana wabona uyu munsi irimo kwiga aceza ashayaya, atega amaboko nk'abasogokuruza nka n'iki byose. Arazamuka afite ukuntu ashinga akarenge, ino rimwe gahagarara akaguru kakazamura akagenda kagira dogere 90 arambuye kabisa imbere y'ababyeyi, ukagerageza kumubuza kanga kubera ko guverinoma umujyi igikombe cyuzuye cyamaze kumwana. Hari abantu benshi turibwa dushaka kuha abana bacu uburere, ariko c'est très difficile kubera ahantu dutuye ndugu yango, kubera turi mu gikombe cyuzuye, dufite imodoka, dufite iki, ariko ntidushobora kuyobora abana bacu. Dufite imishahara myiza, ugasanga umuntu ahembwa amayero 2500 ariko aheze mu bukode kubera igikombe cyuzuye, kubera imisoro ya leta. Ufite igikombe cyuzuye ariko ntuzamuka ngo ujye imbere. Gusenga biragoye cyane. Abana bacu ugasanga umwana akubwiye ngo ukajya kumva umwana we yashatse umugore, yashatse umugabo, ntuzigiye byabereye. Kubera iki? Iyo utuye harya mu cyaro, umwana yari kuzakugisha inama ukuntu azashaka umugore. Iki ni igitangaza gikomeye cyane. Igikombe cyuzuye ntago ari cyiza. Iyo cyabashaga gutwarika, aho nta kintu byari kuba bidutwaye. Bavandimwe, dusaba Imana imbaraga kugira ngo kino gikombe cyuzuye tubashe kubona uko tugitwara. Iyo umuntu afite igikombe cyuzuye asa n'ufite ubuzima buri ku manegeka. Reka nkuwe nk'urugero. Iyo umuntu atwara imodoka akava iburengerazuba ajya iburasirazuba akanyura mu muhanda yirukankamo 80 gute, ariko hari ahantu ugera ugasanga hari akararo kashwanyaguritse kandi nta yindi nzira ihari, ugasanga hasigaye uduti tubiri, ak'ibumoso n'ak'iburyo, kandi imodoka ni lori ifite toni 8, ifite toni 10, kandi ibyo bintu ugomba kubijyana. Ibyo bishyimbo byuzuye, ibyo bijumba byuzuye, ayo mavuta, izo ngunguru ugomba kuzitwara. Noneho kuri ka kararo kaba kariho uduti tubiri, ugasanga kigingi avuyemo agiye kuryama imbere yayo, akajya kubwira ngo vayo ngo ngero ushyire mu kujya guke, mpaka umushoferi akaza kugera ku kiraro, ukajya kumva ikiraro kirimo kirakaka ngo imodoka itangira gutingita. Twatubaho tugiye kuvunika. Tekeza ko tubaho tugiye kuvunika, imodoka yuzuye ibintu bicuruzwa ipima toni za 10, nigwamo biragenda biti. Kabari no mu cyaro yenda nta modoka iribuze kuyitwara, nta breakdown iribuze kuyakura. Niyo ayikura kandi ni igihombo gikomeye cyane kubera ko irangirika. Mana yake ni tujya tuzicishaho, Afrika twazicishagaho, ariko ni hatari paka wagendaga umutima wawe ufatishije amenyo. Waza kugera iyo ujyana imizi ukavuga uti Imana imbabare ndagushima data buja kwera ko naciye kuri ka kararo kirunaka. Yani uhaguruka iwanyu uva mu burasirazuba ujya iburengerazuba, ukabuze ko imbere hari ikiraro kibasana, bigatuma ugenda usenze, bigatuma ugenda wiyambaje Imana, ukavuga uti cya kiraro. N'abadasenga bajya basengira ikiraro kirunaka bazi imbere, cyangwa amakona cyangwa imikuku, ariko cyane ikiraro. Bavandimwe, igikombe cyuzuye ni kibasana. Nubwo cyuzuye bwose, nubwo ushobora kufite igikombe cyuzuye ukaba ufite master degree, lakini ndagira ngo nkwibutse ko kino gikombe cyuzuye kina gikombe kinaweza hatarisha Ukristo wako. Ni kizuri lakini kinahatarisha. Kuhatarisha no kuvuga ibintu bishobora bitari bibi ariko bishobora kukwinjiza mu kaga. Abanyapolitike
bazazira ibyo bakorera abaturage babo, biba, bagira gute, bica, bagafunga. Ariko natwe ntituri abanyapolitike, ntituri iki, ariko natwe tuzazira ko twabuze umwanya wo gusenga. Manake iyo ubura umwanya wo gusenga, iyo ujya gusenga akabintu bikuvangira, nawe uzagwa mu rwobo nk'urw'abandi b'abanyapolitike. Uyu munsi abenshi twavuye muri Afurika dufite ibibazo, tuva muri Afurika tubishaka tuza, ariko nkeka ko abantu benshi bamaze kubona ko nubwo hano Burayi atari heza, bambe nubwo muri Afurika atari heza, ariko hano atari heza. Kubera ko icyo kibazo ku bantu bake cyane bayoborwa n'Umwuka Wera amaze kubona ko kuri isi kuba mu bukire, kuba aho uvuga ngo igikombe cyuzuye biragorana cyane. Uyu munsi hari abantu turimo kurya nabi, ugasanga ushaka kurya udushyimbo ukatubura, ugashaka kurya umucogoro ukawutubura, ugashaka kurya amasaka atogosheje ukayabura, ugasanga ushaka kunywa igikoma cy'amasaka icyuburo, ugashaka kurya akagori gatogosheje ukakabura, idegede, igisusa, isogi n'ibindi ukabibura. Ahubwo ukabona karoti bateye inshinge, ukabona amashu bateye inshinge, ukabona juice, ukabona amatunda bateye inshinge, ukabona inyama zo mu bikombe, ukabona amata yandi twakwita ari utwa n'amajagano. None kubera ubuzima ubayeho ukemera ukanywa ingirwa mata, amajagano, ahantu harimo isukari na kemikali nyinshi cyane, ukubaho mu buzima bwawe yiteguye ko diabete irimo kuza, ukabijya kubera ko ntahandi wagira. Dufite igikombe cyuzuye, ariko turashyira ubuzima bwacu mu kaga. Iyo tuza kuba dutuye iwacu ku Rusumo aho twari dutuye, iyo tuza kuba dutuye iwacu Muyinga aho twari dutuye, iyo zo twari dutuye iwacu mu misozi yo mu Ruhengeri, iyo tubaza ko dutuye iwacu mu misozi ya Kasese, iyo tuza kuba dutuye iwacu mu misozi ya Kibondo, iyo tubaza kuba dutuye iwacu mu misozi ya Nyakatuntu, iyo tuza kuba dutuye iwacu mu misozi y'Igoma ya Rucuru, tuba twitoranyiriza ibyo turya. Ni igitangaza kubona umuntu ahembwa amayeri 2500, ariko ukajya kunywa amata, ukajya kunywa umujagano, ukajya kurya imbuto zatewe inshinge. Ni igitangaza kubona umuntu ari umukristo asenga, ariko avuga ati akana kanye k'imyaka 7 none dore ibyo kamba, none ndabigenza gute kwera? Igikombe cyuzuye ndugu yangu biragoye kugitwara. Afrika imaze kuba mbi, n'Uburayi bumaze kuba bubi. Reka twishyire amaboko y'Imana ndugu yangu, dufite ibintu byiza, ariko birashyira ubuzima bwacu mu kaga ndugu yangu. Uyu munsi hari abantu barimo uyu munsi guverinoma z'isi zizagenda zifata ibyemezo byinshi bitandukanye. Muri ibyo byemezo harimo n'ibitubabaza tutishimiye, ariko kubera aho dutuye turabikora. Hari abantu uyu munsi badashaka gukingirwa kuko babona urukingo rushobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga. Barahari benshi cyane, ariko turemera tugakingirwa kubera aho dutuye turi mu gikombe cyuzuye. Turavuga kugira ngo turinde amaduka yacu, kugira ngo turinde akazi kacu, turinde diplome zacu, tubone ubwene igihugu, tugiye gute hatagira ukoma rutendere. Reka twemere twikingize ngo nta kundi nabigenza ase nazabura akazi, bizabiko byagashaka nzarwiteza zagende n'amakara bizanshiramo, nta kuntu wese byagenda gute. Yeka ngende 99% tujya kwikingiza tutabishaka. Ariko iyo tuza kuba dutuye pfiriya mu cyaro, ntago bino twari gumaze tugacengana guverinoma, tukisha mu mikoti, tukisha mu masega y'impyisi, tukazirukana namo za mpyisi ziwacu mu bashyemba, tugagira abantu bazarokoka imigambi ya leta ifite hejuru y'abaturage. N'abantu bazaba batuye mu cyaro, mu bijiji nyuma mu mikoki, harimo abazarokoka. Ariko twebwe dutuye mu migi, dufite ibikombe byuzuye, twebwe dufite master degree, tuvuga Icyongereza n'Igifaransa, twambara ikote na karuvati, tugenda muri Total Land Cruiser VIP, twebwe twambara neza, twebwe dufite ibitelefone binini. It will be so difficult kugira ngo tubashe gukira imigambi ya leta idufiteho kuri isi. Leta ifite imigambi myiza cyane, myiza, ariko nyinshi ibangamiye gusenga kwacu. Umujyi ni mwiza cyane, tubabonera amafaranga, ariko n'umujyi mubi cyane, imijyi ni mubi cyane, ibikombe byuzuye. Ndugu yangu, nigeze mu myaka 2 ishize, hari igihe nari ndimo gutwara ikamyo, nari mfite ikamyo ifite toni 22, harimo n'imizigo, imodoka n'imizigo. Ngeze ahantu ngiye kureba kuri dashboard cyangwa se kuri taburo, imodoka burya igize ikibazo cyane z'iki gihe, kuri taburo ikikwereka ko igize ikibazo. Natwe twize by'imodoka, ikimenyetso cyose kije imbere hajya kuri taburo tumenye icyari cyo. Ngiye kubona mbona imodoka inyeretse ko feri zacitse. Ntago yanyeretse ko feri zagabanutse, yanyeretse ko zacitse. Nagenderaga mu kilometero 90% mu isaha, nagera 90 kilometero 90 mu isaha nibwo nagendera. Urumva imodoka iri gukanga cyane. Ikindi kandi hari amakona runaka, amakona iburyo ibumoso, rara simama ibumoso gutyo.
ngiye kwa ndabibona ndugu yangu, nagiye kumva numva umutima uvuye hano uramanuka kujya mu gitsinsino, icyuya kirabira, harimo umuziki ndazimya, nangira kubona ibintu bigiye kumbaho, nkati kona rya mbere, nkati kona rya kabiri, imodoka ikora hasi rongera ikora hejuru. Nahise mva mu muhanda, mva mu nzira zanjye ziko mu muhanda habamo wabazamuka n'uwamanuka, nahise nshyira imodoka hagati. Nagize amahirwe nta indi modoka yansanze imbere, yanturutse imbere. Iyo haza kuturuka imodoka akamodoka imbere yanjye nari kugashwanyaguza, nanjye nkagira kandi imodoka igashya. Iyo haza kuzikamye cyangwa asanga bya imodoka binini twita tracteri nka kigonga, twese twari kuba ubusa, nta n'amagufwa bari kubona. Ndakate ngize amahirwe ngiye kubona mbona imodoka ndinze ndangiza. Hari utuntu iyi modoka batwigije ku ishuri, imodoka imaze kubura feri, hari ukuntu ushobora kugerageza, ariko nabwo bitewe n'umuhanda ukomeze. Nshyiramo amavitensi runaka, nkora utuntu banize ku ishuri, ngiye kubona mbona amakona ndayarenze, maze kugera mu metero 300. Mbona ndayarenze, imodoka icika intege, iza kugeraho ihagarara ubwayo. Ndahamagara ngo baze kwitwara. Iyo nza uko kuryama ibumoso ndimo gukata ikona, uko kuryama iburyo ndimo kugira gute, imodoka yuzuye, iyo nza kugwa munsi y'umuhanda byari kugenda gute? Aho hari no kumbona, nubwo aho nagenzaga nta misozi yari hari, cyaswa imodoka ishobora kwibindira inshuro 300, ariko sinari kubaho. Niyo nza kubaho nari kuba ikimuga, yani cya kimita ngo ni ulemavu wa kudumu. Mbona ndagise ndugu yangu, nukuvuga ko izo metero za 300 zose nagenzaga nari ndi muri hali hatari. Mana yake narazirangije amahoro, ariko na amahirwe nagize. Ndagira nkubwire ko nawe kuba uyu munsi kubutuye Kigali, utuye Bujumbura, utuye Kampala, utuye mu Burayi, utuye muri Amerika, uvuga igifaransa, uri ministre, uri chef de zone, uvuga iki, ufite iduka, ufite kioske, uvuga irikijana, wambara neza, uri engineer, uri muri office, umeze nka Haruna cyagihe imodoka yamucikanye feri. Icyafashije Haruna ni Imana yamurukoye, Haruna ntacyo yakoze. Ubuzima bwawe buri mukaga nka mugabo nakubwiye ucisha imodoka ku kiraro, imbaho zigatangira gukakakaka. Icyadufasha gutwara kino gikombe tukagenda tugira amahoro, kugira ngo ibyumuka bitononekara, ni ukwishyira mu maboko y'Imana, noneho tukagira n'ibyo twigoma. Niba hari umuntu utuye Kigali, niba ari umuntu utuye Bujumbura, utuye Dar es Salaam, utuye Kampala, utuye Nairobi, utuye mu Burayi, hakaba hari akantu k'akayira yakoresha, agasubira iwabo hari inyuma ku Rusumo mu Mikoki, agasubira hari iwabo mu Cyankuzo i Burundi, agasubira iwabo harya Ikasese, agasubira iwabo harya Irucuro inyuma mu Mikoki harya, niba nta nyeshyamba zihari, ukabona ko kantu gashoboka, Uwitekoraho nyingabo yakugira inama yo kumanuka ukajyayo niba uri umukristo koko. Aho kugira ngo tugume duhembwe amayero 2500, ariko dufitemo ibibazo, washaka no gusenga bikakwangira. Uyu munsi dufite abakristo benshi bajya kuvuga uti iwabo muri Afrika yarasomaga akagira gute, akabaza imirongo muri Bibiliya, ariko kubera kino gikombe cyuzuye basigaye bavuga ati nihagira udusomera muri Matayo, bati Haruna dusomera muri Matayo, muri Mariko igice cya 15, ugatangira ukagira gutya, ukikwangira muri Itangiriro ukarimo gushaka, urimo gushakisha Mariko mu gitabo cy'Itangiriro, bakubwira mu byahishuwe ukajya gutangira mu gitabo cy'Itangiriro byahishuwe guto impapuro gira gute ukatangira gutangira mu ishakiro, ugatangira ngo Mariko, ngo Yohana, ngo Matayo. Kwa sababu gani? Igikombe cyaruzuye ntukibona umwanya wo gusenga, igikombe cyaruzuye ntukibona umwanya wo gufungura Bibiliya. Ikindi kandi hari n'igihe uza usanga tumara kugera mu itorero, twamara kugera mu itorero umuntu agasenga areba ku isaha, umuvuga butumwa akabwiriza areba ku isaha. Kwa sababu turi mu gikombe cyuzuye, umuvuga butumwa nta mwanya afite igikombe cyuzuye, itorero ryamuhaye iminota 25 kubera igikombe cyuzuye, ngo abantu bajye ku ishuri, ngo abantu bajye mu kazi, bajye gufungura amaduka, ngo bajye gukora amadovari n'iki byose kubera igikombe cyuzuye. Umuvuga butumwa ugasanga ari imbere, ntago ari libre, nta mwuka wera umuyoboye, ari ku gitsure cy'iminota bamuhaye, kigiye bamuhaye. Umukristo nawe aho kugira ngo ayoborwe na mwuka wera ajya agerageza kumva no kubaza no kuza kubaza, yumve icyo bavuga kuvuga kuri barakobwa 10 banditse muri Matayo 25, arimo kuvuga ko nabaratinze, ko urumvugiye akavugira baratinze. Ikibazo suko umukristo atinda, ikibazo suko asoma byinshi, ikibazo suko yaciye imigani na Yesu Kristo yabiciye. Ni igikombe cyuzuye nicyo kibigutera. Kwa sababu abatuye iwacu mu byaro hari nyuma nakubwiye, aho barya amateke n'ibijumba n'amadegede, bifuza gusenga. Nigeze kumva umuntu warimo kutwigisha minsi yashize avuga ngo iyo arimo kwigisha ngo batangira gugiye cy'isa 2 mu gitondo kwa 11 ngo abantu bagifite imbaraga zo kwiga. Bene abo bantu aba engineer barimo, bene abo bantu n'aba general barimo, bene abo bantu abantu bafite ibiduka bikurana barimo, n'abantu batunzwe n'amashu yabo n'ibitoki byabo n'ibirayi byabo n'inkoko zabo n'amagi yabo, n'abantu biryamira mu nzu zirimo n'umurayi, n'abantu bigenga ajya gukora ikintu yigenga, nta huti zisi zimuriho.
kubera iki? Igikombe cye kiracagase cyangwa se kiruzuye, ariko ni igikombe cyo kunyurwa. Kiruzuye, ashobora kufite intoki, afite n'inka, ariko arigenga. Ndugu yangu, igikombe cyuzuye ndakikwifurije mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo udasonza, kugira ngo utambara ubusa. Ariko ndakubwiye ko kino gikombe ni hatari. Ayubu yari afite igikombe cyuzuye, ariko Ayubu yagitwaye neza. Ayubu yari afite igikombe cyuzuye, ariko agitwara neza. Salomo igikombe cye cyaruzuye, kigendekana nabi, ashaka abagore, agira gute? Salomo yataza kugira imitungo, akwa n'ibindi byose, n'urwego yari arimo, ntabarashatse abagore benshi, kuko ntushobora kuba umutindi ngo ujye gushaka abagore benshi. Nta mugore wakwemera mu gihe utagira ikintu icyo ari cyo cyose, uzamwambika iki, uzamugaburira iki. Abagore ntabwo bashobora kuzaho, arakure kukagira gutyo, yajya gushaka hano. Salomo cyatumye agira abagore benshi nizijya mari na rujya rwego yararimo. Ariko Salomo yananiwe kukitwaramo neza. Ariko Salomo ageze aho yibuka ko yahemukiye Imana, yandika imirongo myinshi avuga ukuntu igikombe cyuzuye atari cyiza. Niho aciye imigani myinshi ya Salomo idufasha muri Bibiliya. Uyu munsi birashoboka ko ufite igikombe kituzuye, none urashaka igikombe kize kizuzura. Yenda birashoboka cyazuza ukoresheje bwa buryo bwa mbere bwo gukoresha umwete. Imana igumugisha kizuzure, ariko nibimara kuzura uzibuke ko kugitwara kirushya. Ejo utazajya mu itoro ujya gushwana ngo nibagire vuba iduka ryanjye, ni munsi isoko, nibagire vuba ngiye gukora dovare, nibagire vuba ofisi irakingwe, ukabura umwanya wo gusenga, ukabura umwanya wo kwigisha abantu. Igikombe cyawe nicyuzura, uzabe maso cyane, kandi uzabe maso birenzeho, kugira ngo Imana izaguha imbaraga ubashe kugitwara neza. Na ubundi igikombe cyuzuye kiroshya kugitwara. Nicyo nkwifuriza, kugira ngo igikombe cyawe niba kizuzure mu izina rya Yesu Kristo, ubashe kuba maso nkuko Ayubu yabashije gutwara igikombe cye cyuzuye. Ayubu agatangira neza, akarenda arangiza neza. Nubwo yaciye mu bikomeye byose, ariko Ayubu yatangiye neza, arangiza neza. Mwana w'Imana, wa mugore, wa mugabo we, wa mukire we, wa mukene we, unyumva, muvandimwe wanjye, ndakwifurije kugira ngo ubashe kwitondera igikombe cyuzuye, urakakigira, ariko ubashe kugitondera. Nibyo nkwifurije mu izina rya Yesu Kristo. Reka ducisheho isengesho rigufi dusezeranaho. Uhoraho iteka Mana nyingabo kandi vuga rikijyana, turagushima, turaguhimbaza. Baba, turazi neza ko ufite imigambi myiza kugira ibyo dukorera. Baba, turimo gushaka, ntabwo umwana w'umuntu ajya yishimira gusonza no kwambara ubusa no kubona amanota mabi. Ariko Baba, umunsi twabibonye uzaduha imbaraga tubashe kubyitwaramo neza. Turazi neza twebwe abakristo ibintu byinshi tubishaka mu izina ryawe. Baba, nitumara kuhaga tukarya tugahaga, uzaduha imbaraga zo kureba kure Databuja. Duhe amaso Databuja ya Mwuka Wera, tubashe kubona ko ibera kuri isi, ibyiza biri kuri isi, amajyambere n'ikoranabuhanga biza bigamije kugira ngo bidukamuremo iby'umwuka. Baba, duhe imbaraga tubashe kugendana nawe kugeza igihe uzagaruka ugasanga tugihagaze neza. Baba, bidushoboje mu izina ryawe ryera. Amen.